Amakimbirane yo kwa Ruremesha na Tanazi yakemutse. Hagati aho inkuru nziza kuri Nadine n'urunana. Ese niba ibyo mukorera bitakunyuze wamushyiriye nyina? Hari aho yagiye ntahari? Ariko ndamushyira nyina kubera iki? Kandi mpari ndise. Ndemezo n'umwana wanjye agomba kwicara ahangaha akabana n'abakuru be n'abashikiri. Niba ari uko bimeze rero, kura amaboko mu mufuka ukorera umwana wawe. Ntabwo nzajya nirirwa ncikira amaboko abana banjye ngo nyacikire n'abana Dine. Iyo mpashye se mpahira bamwe abandi nkabareka. Ese uretse n'ibyo ko n'ibyo uhaha ntabyo mbona, ubundi guhaha birahagije. Igihe ubyuka mu gitondo umutekera igikoma, saa sita z'umutekera ibyo kurya, ninjoro bibuko. Wibuke gutaha kare umwuhagire umumesere. Niba atari ibyo rero ntuzatekereza ko Nyiramariza ndi umuboyi wa Nadina. Ariko Nyiramari, hari ujya utekereza ko hari igihe kizagera ukaba umugabo nkaba umugore muri uru rugo? Ibyo se ndabikubwiye. Ntubimbye ariko nibyo ushaka kuvuga. Nakazi ka. Nakumvise urashaka kwigira umugabo muri uru rugo. Nzahora ndi umugabo mu rugo rwanjye nawe uba umugore. Ahubwo iyo ababimenyaga kuri umugabo ugakora inshingano z'abagabo. Ariko wa mugore we akugasuzugura ugakura he? Kahise. Nta soni uratinyuka ukambwira ngo sindi umugabo. Hewe, simpakanye kuri umugabo. Mvuze ko nkora inshingano zawe n'izanjye kandi ndi umugore ntari umugabo. Ngaho niba mbeshya nyomoza. Ceceka aho ngaho banze nitabe umpamagara. Dore wigeze radio iyo utametse uravuga ntujye uceceka. Komera Rureme. Komera Stefano we. Umboneye kirakasa kumpamagaye muri iki gitondo. Si kiraka, ariko nyine ngufite icupa rya nimugoroba. Ngaho se bivuga neza Rureme. Ni icupa rya rubanza kisera? Nashakaga ko nimugoroba twaza kwicara ahantu rwose tugasangira agacupa saba imbabazi umuturanyi wanjye Atanazi. Kuko rwose namubekeye nkamuharabika. Sinzi rero niba uza kuboneka tukarisangira da. Ya baba Rureme. Koko nawe uri umuntu w'umugabo urabaza niba padiri ari umugatolika? Uragiye senye? Sindagenda ariko mukanya ndaba ngiye mama. Kagakoshwa se ugafatiwe mwanzuro we. Reya se iryo shyano ryoka reya ubusa ko nasanze atari wenyine ra. Afite ikipe nini muri inyuma mama. Muriye mu mugambi we mubisha se wo kuguhemukira cyane rwose. Burya Sori ntabwo niwe umuhagarikiye muri byose. Sori n'uyu mukobwa Tadeyo cyane. Kaho Uriya mukuru wa Budensiyana rwose. Bari kumwe agatoki ku kandi mu mugambi wo kuntwara Chris. Ariko se bure kuko ririya cyano ry'umugore narigize ntemwuka byaramwe. Mama najyaga ngerageza kubaha abantu banduta. Ariko kuri inshuro ngiye gushira isoni nihaniza umugore witwa Sorina. Umva uzamubwiza ukuri rwose umubwire ko utarya kwa Tadeyo di maze umwiyeme ku mugaragaro rubanda rwose rwumva. Mundekere ndamwibikiye mama. Sorina yantondagiye ndamwihorera ariko amaze gukabya pe. Ndashaka kuzamuhamagara nkamubwira amagambo 2 cyangwa 3 atakumva nkamureka. Bizacira hose ko nanjye nzamwongeraho 3 cyangwa 4 inkamukurugutura kugeza ashyize ubwenge ku gihe. Nye kuvuga idahiye ubundi abavuga iki yagiye avuga urubyaro rwe ko rufite. Umva ni ishyari rimukoresha mama. Rizamwica rero disi kuko ibyo akora byose ni hahandi umugisha w'umuntu ntaho ujya. Urumva ibyo yavuga byose ntacyo bizatanga pe. Ibyo yakoze byose tuturere uzamwegukana ubundi yiyahuri. Icyo kora mama iyo uvuze ibyo kwegukana Chris ibyo ubwo babura ntawe. Ariko bugutaha iki? Nukuri mba numva mu nda hatitirimo. Ubuzima se ko butakoroheye Nadi. Najya neze mudogo. Mwanya nabwisazemo ntabihamagaye. Aha. Ntakundi nuko yangana. Ariko none tugufitiye inkuru nziza Nadi. Inkuru nziza Nadi nubwo yabatetse kuko mukabyaramo. Nadi. Karamo. Dufatanije n'inzego z'ubuyobozi bw'ibanze twakuboneye inzu. Inzu. Ubu rwose ubuyobozi bw'umurenge bwakuboneye inzu yo kugukodeshereza. Yewe we. None reka mfashe utuntu twaje muri aka gafuka duhite tujyanirana. Nimuke se? Nimuke rwose. Ubuse nakongera kuri muri iki gihugu kandi nabonye inzu yo kubamo. Nadi uraba wihanganye gake. Nyirayo hari utwo bamubwiye agomba kubanza gutunganya mbere yuko yijyamo. Nk'umusarani yari atarashyiraho urugi hariho akantu kakenda gusa. Nashaka urugero rekeye ako kenda karampagije. Oya umusarani tugira mu ngo zacu ugomba kuba wujuje ibyangombwa.
umusarani usakaye ukinze neza ufite inkuta zikurungiye ufite uburebure bw'umwobo buhagije kandi woroshye kuwukorera isuku. ubu yazabirangiza ryari ngo nzahite nyijyamo. humura tuzakugura nimara gutungana. ariko imana ni nziza we mana ya nagushima gute koko. nibyo imana ni nziza ariko burya cyane cyane gakunda abana kurushaho. ubu ntugire ngo barinde impamvu yatumye ubuvugizi bwacu bwarumvikanye n'uko utwite. Nadine karame twararebye tubona umubyeyi utwite ntabwo yakomeza kuba ahantu nk'aha ngo uwo mwana azavuka afite ubuzima buzima. urumva noneho tubivuze ku murenge rero baratwumva bati uwo mubyeyi rwose akwiye kuba ahantu hadashyira ubuzima bwe n'ubwo atwite mu kaga. ubu se ndabashimira niko ko mudogo mujyana ni ukuri sinabona uko mbashimira pe kuko ibyo munkoreye birandenze. shima leta rero ishyiraho gahunda zo kwita ku batishoboye kugira ngo babashe kugira aho bivana bagire n'aho bigeze. kandi nk'uko Alphonse abikubwira ugaharanira kureba ko ubwo waguhaye inzu yo kubamo byibuze nawe wajya ubasha kwibonera icyo kurya nk'umugore utwite. oya ahubwo umujyana ongeraho ko agomba kwibuka ko atazahora akodesherezwa. akwiriye gushaka uko nawe iminsi iri imbere yazaba yikodeshereza cyangwa se akaniyubakira iyo nzu. mwatugeranya gute na Pascal rwose na mukobwa sha nuko ari abakeneye ariko wagira ngo nimwe mwagiye muragaruka namwe nimugasebanye rwose. urwenya ni kimwe kwizihirwa ni kimwe kuririmba umva yewe ni mwebwe neza rwose ntuhakane bushoboka. oya Stefan none se Pascal uretse kuvuza ingoma wenda no kubyina ateze amaboko ikindi ashoboye ni iki. nyumvire ariko bushoboka niba wumva mpiga baretse tukazategura irushanwa ubundi rwose yaba ari kamarama. noneho rero mureke ducece gatoya twumvikanye. yego twamyoye twabyinnye rwose Pascal na mukobwa jana badususurukije ariko nimureke nanone tunavuge gakeya ku cyatumye duterana dutya. cyane rwose tugomba kumenya impamvu twamyoye izi nzoga kuko burya nta nzoga zitagira ijambo. ijambo ry'izi nzoga rero ni ibyo gusaba imbabazi. imbabazi rwose imbabazi. yewe Ruremeye Gaspard ndasaba imbabazi umuvandimwe wanjye rwose atanaze kubwo kumwandagaza tumwita umurozi kandi ataruga rwose. ntacyo kora harya aho mwarahemutse. ngira ngo murabizi cyangwa se mwaranabyumvise narwaje nk'umuryango wanjye wishyira nk'umuryango wa Tanazi tubita abarozi ngo nibo baturogeye rwose inka. ariko rero nyuma biza kugaragara ko twababeshyiraga rwose inka yacu yazize amashashi yariye. nimpama ya Mungu nakubabarira imbabazi rwose niba ugize ubutwari bwo kumusaba imbabazi. usabye imbabazi arazihabwa rwose. nawe kandi nawe nk'umuntu w'umugabo umva nakubabarire dukomeze twinyweze. urabivuga iki Rureme karame waransebeje ndababara ariko ntabwo ndi umuntu ukomeza ibintu. imbabazi rwose. kuva wemera ikosa kandi ukabuvuga ko utazarisubira nta mpamvu yo kukwima imbabazi. mbabwije ukuri iyo nza kuba ntariyumvamo ko natanga imbabazi nta nubwo mba nemeye kuza ngo dusangire inzoga. kuba nemeye kuza rero nuko natanze imbabazi kandi nkaba niteguye gukomeza kubana neza n'umuvandimwe wanjye Ruremeye. ariko se murankundira amasaha akantu kamwe dusaba ko dufite ariko nubwo wumva iyo nzu yanjye ari utwo batiri gutunganya mwanyemera mukajya kuyinyereka byibuze nkayisura. ibyo numva ntacyo bitwaye kujya kuyikwereka nta kibazo kirimo. ni ukuri mwaba mungire neza pe. ndi kwibaza niba ifite inzugi ikagira amadirishya ku buryo ntamizongera kunjya nkumva sindi kubishyikira neza rwose mumbwire ni ukuri. ariko hari icyo bagiye kukubaza Nadine. kijyanye n'iki se mujyana? ushize ubweruka kwa muganga bakubwiye ko ufite ikibazo cy'amaraso make ndakubwira ntigenda wihite urya indyo yuzuye. ubuse bimeze bite? ndaho nyine ndagerageza mu bushobozi bwanjye buke mujyana. niba mbonye ibyo bijumba nkashaka n'udushyimbo wenda na twa dodo nkajugunyamo nkarya nkasunika iminsi. urya ibijumba n'ibishyimbo na dodo bya buri munsi se? none se ko ari ugushakashaka mudugudu uragira ngo ndye inyama ntazifitiye ubushobozi? ushobora kutarya izo nyama ariko ukazisimbuza ibindi bikomoka ku matungo. ndabizi mwarabimbwiye ko ibikomoka ku matungo ari byiza cyane nk'umugore utwite ndetse no kuwonza ariko nyine namwe murabizi buriya mubyize muko ntakaba atagize pe. ibinini baguhaye se urabinywa neza? bimwe bya feze biriya nyine babahaye bibongerera amaraso. ukuri mujya sinakwirirwa nkubeshya rwose natinye kubinywa pe.
wabitinye iki se ko bitarura? urumva ngewe rwose n'ubusanzwe ntinye binini cyane n'iyo ndwaye mbinywa ari intambara nk'ubu narwaye rero kugira ngo mbone imbaraga zo kujya kubinywa ntabwo biba byoroshye kuko ari amakosa akomeye cyane Nadine. Ntabwo uzi ko biriya binini ari byiza ku bagore batwite kuko bibongerera amaraso bikanarinda n'umwana kuvukana ubumuga bigatuma akura neza akiri mu nda. niko Nadine karame ibyo mudugudu akubwiye hari umunsi abajyanama b'ubuzima n'abaganga batabivuga dusiba kukubwira tuti nyabuna umugore utwite igihe kwa muganga waguhaye ibinini bya feri binywa uko bikwiriye kuko bikongerera amaraso bikarinda umwana kuvukana ubumuga bigatuma akura neza akiri mu nda. ariko hari amakuru udaherutse kumpa di yerekeranye n'ikizi kwa titirere bimeze bite na n'ubu nta kintu urageraho ko bimeze neza ra dahera se ubu se rumari ntiwamaze kumuha isinde anyesi rwose ntabwo akiri mu banteye ubwoba reka none se ko titirere asigaye agira aniverisere n'isi nyarurembo nkaba ari ngewe ujya kuyizihiza ngenyine iriya rumari nkwe ku mugani wawe ko itandusha ubwiza ubu urumva yankanga biturutse izi telefone yawe isana mu nzu uzi ko ariyo we reka ndebe uwo ari we cyore uyu munyagwa ntazapfa vuba uzi ko ari wo mpamagaye we arakubaza iki se ko nta gahunda mugira nawe umbaze nkubaze ceceka numva ibyo ambwira ye ceceka alo wiriwe sori wiriwe neza nye amakuru se ko mbona umpamagaye bwije hari icyo nshaka kukubwira yego kandi numvaga nakikubwira nzi neza ko aya masaha watashye wageze mu rugo nawe utuje nta kibazo rwose nguteze amatwi sori urabizi neza ndakubahura umuntu mukuru ariko wihangane nkubwire iki kintu kimwe nubwo cyasohoka nkaho rwose kirimo agasuzuguro unyihanganire sori ndakwiyamye uti ngo icyanye uranyiyama se nakugize ntemuko sori umaze igihe kinini cyane wivanga mu by'urukundo rwanjye nta kintu mfana nawe uwo musore untereta si musaza wawe nta naho umuzi ndakwiyamye nta mahoro nkundane n'uwo nahisemo nashatse kuko si ugena ababeranye n'abataberanye nkwiyame mugore nkwiyame cyakora uko warezwe urigaragaje anyereka njye nkurusha ikinyabupfura nkubaze nitonze urambwira ngo nkubuza abagutereta ndabakubuza ngo banterete cyangwa ndabakubuza ngo baterete umwana wanjye ibyo si urubanza sori ibyo wiri kuvuga nawe urabizi nawe wiri gushimagiza ngo ni ba misi nyarurembo nawe urabazi njye icyo nakubwiye nizere ko wacyumvise none se muko ko numva ushaka kunyikorera niba uwo musore ugutereta yararebye uwo misi nyarurembo akabona ni umwana mwiza utemba itoto rikamwibagiza rumari nkawe yabaye amakosa yanjye cyangwa ibyo bigambo byose se nyuma yuko ari wowe wirirwa ubihuragura ahantu hose hirya no hino yego ko anye nakuretse ugira ngo njyewe sinzi kuvuga urinda kurara unshingaho umvugaho ubusa ni njyewe wagutandukanyije na Semana hanyuma si umuzanye ko mu byo nakwihanangirije iryo zina ntigeze ndisohora urizanye ute yewe ugiye kwigaragaza inyarurembo ahubwo ugize ikibazo se ko mvuze Semana cyangwa uhise umukumbura ese ubundi birirwa urwanira umugabo n'abana ubyaye kuki wasanze Semana mugafatanya kurera umwana wanyu Rupezi ko amaze kungana na Leya muri kurwanira umugabo. Agnes agiye gukora iki nyuma y'izi nkuru za Sorina wisuboniye imitego iri mu rukundo rwe na Christian yayisimbuka ati naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri Radio 10 kuwa 3 no kuwa 5 saa 11:15 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. Ushobora kandi gukurikira ikinamico Urunana kuri telefone yawe ukanda 845 ugakurikiza amabwiriza. Uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'Urunana mwumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:00 za mu gitondo kuri Radio 10. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha.